Hello, mnaweza murakaza neza kuri sheni yacu. Sheni tugenda tubonaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigufasha gusa neza cyangwa se gutunga imisatsi myiza ku ruhu. So uyu munsi nanone nje kubereka cyangwa se tugiye kureba hamwe amavuta meza cyane nayo wakoresha mu musatsi ukagira umusatsi mwiza cyane. Turahera kuri creme, duhere tugere kuri shampoo, tugere no kuri condition yayo. So rero aya mavuta bayita Collagen ni OG #1. Iyi creme rero uyikoresha nk'umuntu uri gukoresha produit kugira ngo igufashe kurambura umusatsi mwiza cyane. So ubu wasanga wibajije se ntabwo ushaka kunyereza umusatsi wanjye. No, ntago iwunyereza, ahubwo iraworoshya kugira ngo utunge umusatsi woroshye ubasha kuba wasokoza neza, ugacamo igisokoza bitakugoye cyangwa se ugasanga umusatsi urimo uracikagurika. So rero iyi ni creme nziza cyane ku muntu ukeneye kuba yagarura umusatsi wiwe yarashyizemo amaproduit, wayikoresha ikagufasha kugira ngo utunge umusatsi mwiza cyane. Collagen ni nziza cyane ku bantu batunga naturere, irabafasha cyane 100%. Ni ibintu yiziye rwose umusatsi wawe ukoroha ukawurinda gucikagurika. Ikindi ukeneye kumenya shampoo nziza cyane wakoresha, wahitamo iyi shampoo ya Collagen. Ni nziza cyane nayo iragufasha kuba umusatsi wawe wasa neza, umujyi uri koga umusatsi ukanoga neza cyane kandi ikakurinda gucikagurika k'umusatsi. Ikindi dufitemo iyi condition nayo nababwira. Condition ifasha umusatsi koroha cyane, cyangwa se mu gihe uri gusokoza bikakorohera cyane. Mu gihe umaze kogamo, hari ukuntu umara koga umusatsi wamara kumuka, ko amategeko ya condition abenshi dukunda kuyica bitewe n'umwanya mutoya tuba dufite sometime. Ariko igihe ukoresha iyi condition uyikoresha iyo umaze koga, then umusatsi wumutse, nyuma ukongera ukayisigamo neza, ukageramo umusatsi wumutse kugira ngo wumve ko umusatsi wawe uri koroha, then ukabona kongera kuyogamo. Nyuma yo uyogamo yuko wawe wayikoresheje uko nta kintu wigeze uvangiramo. So rero condition ni nziza ku musatsi, kandi utarahitamo condition y'umusatsi yawe, hitamo condition y'umusatsi wawe gufasha koroshya k'umusatsi no kubungabunga ubusugire bw'umusatsi wawe, kurinda gucikagurika ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo bigenda byafekta umusatsi wawe. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Na oil y'aya mavuta arahari, nubwo naberetse nifuje kubereka ibi byagufasha koroshya umusatsi, ariko ni oil y'aya mavuta nayo irahari kugira ngo igufashe cyane ku musatsi wawe kugira umere neza cyane. So rero tuguhitamo original iba iri mu icupa rimeze gutya, zajya hari icupa riba ari brown, atari umweru cyane nk'uko iryo cupa ntabwo riba ari original. So rero ugomba kumakinga sure yuko ari original, utoye bataguhangitse. So rero menye ibyiza by'umusatsi wagenera umusatsi wawe kugira ngo ugire umusatsi mwiza cyane, ntuzandinganye ngo hari icyo mba ntaberetse. Ni ibintu byinshi genda mbereka bigufasha rero kuba watunga umusatsi mwiza cyane bikakorohera. So rero koresha Collagen mu gihe nta yandi mavuta wahisemo mu byo nakugiye nkwereka. Niba aka kanya aribwo ubashije kuba wamenya yuko wakoresha Collagen, cyangwa se ubaye wayikunda kwikoresha cyangwa se uyizi, wabivuga muri komenti, ukarangira n'izina, ukarangira n'abandi bashuti kugira ngo babashe gukoresha ikintu bakizeye neza cyane. Kandi niba uri mushya ugiye kwikoresha, nakubwira ngo there is no matter how kuba wakoresha iyi Collagen. Ni nziza ku rwego rwiza cyane, so igufasha kuba yabungabunga umusatsi wawe neza cyane. So rero
ni ibintu byinshi bigenda binyura kuri Notion yacu bidufasha kandi ukeneye. So nkuko bibabwira, hitamo cyangwa se icyo ubasha kubona hafi wabona cyakugeraho wakoresha, ni cyiza cyane wagikoresha kikagufasha ku musatsi wawe. So rero ni ibintu byinshi uzagenda mbereka kandi byagufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo mba nshaka kubatindira ngo mbereke ibintu mu minota myinshi cyane. Njye nzajya mbasa ku ntego kugira ngo ubashe kubona icyo ukeneye ako kanya mu minota mikeya cyane. So nyandikira wowe ugikeneye ubashe kukibona kuri WhatsApp, group WhatsApp urabisangamo, urabaza ndahita mwandikira tuvugane ubone ko wabyakugeraho. So rero mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Niba uri mushya hano nakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo tugumane, kandi unakore na share ku bantu benshi bagiye batandukanye.